n'utuntu nk'ubugenda uterateranya ugaterateranya abantu babyumva bakagira ngo mu by'ukuri mugisha nanjye naruka kujya kuvuga ubutumwa bwiza yego abavuga ubutumwa bwiza ntaho tutajya yego ariko mpageze nyine habanza kwigisha yego umusatuzi ziko tutavuze n'amazina yabo n'abasatuzi nawe yasomye hano muri Matayo yego ariko we asoma mu gice cya 6 yego asoma ni bya sengesho Yesu yigishije abigishwa be gusenga yego Matayo 6 umurongo wa 10 gutyo umurongo wa 10 yego ati ubwami bwawe buze yego ibyo ushaka bibeho mu isi nkuko biba mu ijuru bumbe Bibiliya zayo ati ubwami buze cyangwa ntibuze ati bwaje razaba yapfuye atarazuka buze cyangwa ntibuze ati bubyihore ati ukananyuzamo ati buze boze ngo buze ati ubwami tibwageze kuri Dawidi ari umujumba ari umwami buze cyangwa ntibuze buze cyangwa ntibuze mu by'ukuri n'ibyo bintu biyobeje abantu pe bantu b'Imana bantu mufite inyota yo kumenya icyo Imana ibashakaho ibyo bintu byo kubarangaza pe byo kubarangaza ibyo ugomba kubona mu isi uzabibona kora ukora ibyo ushoboye gukora ibyo ugeraho bishimire Imana ntabwo uzatunga iby'isi byose ibyo uzageraho byose uzajya wumva ukeneye ibindi iteka rero bazahora bakubeshya ubeshyeke kubera ko ntabwo uzigera ubona nyaza kamere yawe sibyo ubwo rero mwe kurangazwa n'ibyo bintu mutege amatwi ubutumwa bwiza tubabwira mwumve ikintu cyabahisha ijuru nimara kubona ijuru uzanyurwa nimara kubona ijuru uzagubwa neza uzaba ugize umutima nyine ku by'isi bityo nta n'uzabasha kubikubeshyisha kubuza babona ikindi kibisumba byose sibyo umunezero nyakuri rwose ubwo rero muvandimwe biba ari byiza ko tubwira abantu ukuri guhari ukuri kw'ibihari ni uko tuvuze bikeya kubera ko umwanya abari mutoya sibyo nko nuko Imana ikora igitangaza ikoze icya mbere ngo Farawo ntiyemera nikora icya kabiri ngo ntiyemera nikora icya gatatu ngo ntiyemera ikoze icya 10 ngo Farawo aremera Imana iriyiziye ngiye gukora ikintu ngo nibatemera ngira ko icya kabiri nibatemera ati ko icya gatatu nibatemera ikora ibyo bintu nyabude ati icya kane n'igitaremeza izakora icya 10 atari ko abantu bari muri biterane bafata tangaza cyane ati bari hano bari hano atari ko mu gihe ati iherutse ati gukora igitangaza ati yamutse Abisirayeli inyanja itukura yego ati irangije ati bageze ku nyanja itukura barebye iburyo babona ni imisozi yego imbere babona inyanja inyuma babona ingabo za Farawo zibakurikiye yego ati ariko Imana ati imbwira Mose ngo Mose ufite iki ati mfite inkoni ati iramure hejuru y'inyanja ati arambuye hejuru y'inyanja ati inyanja icikamo kabiri Abisirayeli barabo ati ndagira ngo ngutangaze yego ndagira ngo mvugane nawe wowe uri muri aya materaniro ndagira ngo nkubwire ngo inyanja iri imbere yawe ntabwo nyizi yego yaba ari inyanja y'amadeni yego yaba ari inyanja y'ubushumeri yaba ari inyanja y'ubugumu yaba ari inyanja y'urushaka inyanja y'uruha yaba ari inyanja y'urubyaro yaba ari inyanja y'urubyaro
atari ko nagira ngo nkubwire ngo uyu munsi hari ikintu cyatuma Imana inzana ngiye kukubwira ko iyo nyanja ngiye kubona mbona marayika afite inkoni arangije arambwira ngo nimbabwire ngo nimuyirambure ngo ayirambuye hejuru y'inyanja inyanja icitsemo kabiri ati kandi hirya hari imisozi iyo ariyo yose ifite ntabwo nyizi ariko bayizi atari ko abantu muri iri teraniro ati turi kumwe ati bazengerejwe n'ibijya gusa n'iyi nyanja bazengerejwe n'ibijya gusa n'iyi misozi ati bari hano bari kumva Imana bamvugire ngo amina cyane ubwo abantu bose bakaba baravuze ngo amina ati biremwe ati amafaranga icyo ngicyo icyo kirakomeza bamaze kwambuka yego ubwo abanyegiputa nabo barageze muri iyo nyanja ati Imana atubwira Abisirayeli ati murebe bari abanyegiputa ati abanyegiputa mubonye uyu munsi nimuzongera kubabona ukuri ati bwirira mugenzi wawe ati ibibazo byari bikuzengereje ntabwo uzongera kubibona ugiye mu ijuru se wari umeze mu ijuru ugiye kariho ibibazo bizarangira mumbwirire ati bizongera ati nyamara abantu badukurikiye iki n'umuririmbyi yavuze ko atazabura intambara ntabwo amahoro azahora uretse Yesu natsemba ibyo bari kukwiringiza ni ukukwiringiza ibintu bidafite aho bihuriye bidashoboka kugira gusa ngo ugume mu gipingu ugume muri icyo kigari ahubwo bari kubwira ngo Imana gukijije ubukene n'udufaranga wari wazanye bagiye kutukwambura kuko niba bari gushyira mu giseke uraza gushyira mu giseke ndetse kandi ari nubwo biri buhinduke nibimara guhinduka muri amateraniro icyigisho kirahita gihinduka kuko marayika yabirinduye igitara akacyicaraho urabahagurutsa usabe igiturisho bakiguhagarika imbere igiturisho nibamara kukigushyira imbere uhita ukavuga ko Imana ivuze ko umuntu wese uza akanyura kuri icyo giturisho ashyiramo uzajya umurambikaho ikiganza ikiganza uzaza urambikaho ubwo ni ikiganza cyo kumuhesha umugisha ubwo bose bagahita batonda umurongo umuntu ushaka ko marayika abirindura naze hano bose bagatonda umurongo bakawutonda hose ushaka ko marayika abirindura igiturisho ntabwo iki giturisho ari uko navuganye na pasiteri hano ati iki ni igiturisho umwuka wera amishuriye ko tugomba kugishyira hano umuntu ushaka ko marayika abirindura igitare natafate umwanya wanjye ati wahagurukira abana bawe ati wahagurukira umugabo wawe wowe udahari kandi ibyo biraza kugendana n'ituro ugiye gutanga niba uri bwitangire rya bitanga n'umugabo wawe nawe hari ibimumezeho nk'urutare n'abana bawe nabo urabatangira amafaranga yawe wakabaye ugaburira abana wakabaye utungisha umuryango ukayazanira bese marayika wo kubirindura igitare akakora mu mufuka marayika aho kubirindura igitare n'utwo wazanye akabirindura umufuka umufuka akawubirindura ariko rwose ubwo izo nazo ni inyigisho z'ibinyoma ziri hanze ndetse abantu bariho batwumva baduteze amatwi birinde zamaga ni ijambo ry'Imana ribivuga nibyo ni Filipi 3 Pawulo aravuga ngo mwirinde zamaga mwirinde zango mwirinde bake baguke bakuru izo ni imbwa z'ibisambo Imana yabo ninda ngo bahuza umutima ku by'isi ngo amaherezo yabo ni ukurimbuka ariko hari ahantu hamwe nigeze njya kaza umuhanzi aje kuririmba icyo gihe nanjye nari najyanye ubutumwa bubi butari bwiza hanyuma avugana na mwarimu waho arangije kuririmba mwarimu baraduherekezaga rero bakaduhereza amafaranga ngo twaje ngo kuvuga ubutumwa ariko butari bwiza aribwo bw'ubu ngubu turiho tubabwira n'ubundi busa nabwo rwose mu by'ukuri mwarimu akora mu mufuka amuha envelope
yayimuhaye turi mu gikari, yego, amuha envelope, arebye asanga harimo ibihumbi 10. yego, afata envelope ayijugunyira uwo mwarimu, umunyabyaha mugenzi we, ati akira, ati ibi bihumbi 10 ntabwo, ati urasuzugura amavuta yawe, ati amavuta nahawe ntabwo asuzugurwa n'ibihumbi 10, ati amavuta yanjye uragira ngo anene. barashwana, yaramuhaye makeya ngo mumeneye amavuta. noneho n'ibindi byinshi umukara abakozi b'inda zabo muvandimwe, kuko Pawulo yavuze ko imana zabo arinda, nta kindi bagamije, ariko nanone nta nicyo bafite bavuga, n'ibyo bafite by'ubukomedi. njye maze kwizera ubutumwa bwiza nabonye ibyo ari ubukomedi, ni ukugira ngo bibonere ibyo gushyira mu bifu byabo, aho kugira ngo amafaranga yawe mu by'ukuri wakabaye utungisha umuryango nayo uyabazanire. wa mumarayika koko wabirinduye igitare, ahubwo niwe ubirinduye umufuka, wabirindura umufuka. ariko hari ijambo ry'ihumure nanone dusoza, kubera ko nasezeranyije abakunzi ba channel yacu ko tuzakomeza kukwakira kugira ngo mu by'ukuri dukore abantu mu rujijo. dusoza rero hariho ubutumwa bwiza tubwira abantu bubahumuriza. twagiye tubusobanura mu biganiro byinshi twatambukije, ariko mu magambo make ubutumwa bwiza ni ububwira abantu uburyo umuntu yaba umukiranutsi imbere y'Imana abiheshejwe no kwizera Yesu Kristo, akaba